ikosa ryabayeho nuko bakiriwe bakakirwa n'ibikoresho byabo, mbese ni igisirikare cy'igihugu cyinjiye mu kindi gihugu, bivuga ko ihamaze igihe kinini cyane. Rero gukomeza gukorana nayo nuko akenshi Kongo ifite umutekano muke kuva na kera cyane, bimaze imyaka myinshi. Rero kwisanga ugasanga umutwe urahari uhamaze igihe, ugasanga hari ibirindo nawo wafashe, nawo ugasanga sinzi ko nabisobanura neza kugira ngo abantu bashe kubyumva neza. Bagiye ari impunzi ariko ntibajya mu nkambi, bahita bajya y'amashyamba bafata intwaro. Iyi nyine umva ko ikosa ryabayeho ni ukwakira impunzi z'abasirikare zivuye mu kindi gihugu n'ibikoresho byabo, intwaro zabo bakazinjira. Iryo ni ikosa ryabayeho. Noneho Kongo igasa nkaho ibigendamo gake, kavuga iti uno mutwe nubwo ari inyeshyamba, twebwe muri Kongo nta kintu dutwaye, bakasa nk'abaterera iyo ngiyo. Ariko bakuva ngo harimo gahunda yo gutera u Rwanda, nabo ntihagire ikintu babikoraho, ahubwo umutwe ukomeza ugakora imyitozo aho ngaho, ukaba mu baturage, ugakora ibikorwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ariko bavuga gutera u Rwanda, Kongo n'igihe ikintu bivugaho, bigatuma u Rwanda ruvuga ruti rero Empo TV. Yes, twongeye kubaha ikaze kuri MPO TV, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe umunsi ku munsi, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri ikiganiro. Hano imbere ya screen ndi kumwe na Kubutsitsi Jean d'Amour. Jean d'Amour, turakwakiriye. Yego, murakoze cyane kandi nanjye nsubuje inshuti zacu. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku byaramutse bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane tugiye kwibanda mu mujyi wa Goma. Twongeye tugaruke muri centre ya Kanyabayonga, aho imirwano ikomeje guhuza mu 23 ndetse na FARDC. Twongeye tugaruke ku barundi bari kujya umwisubirizo baza, abasirikare barundi bari kuza muri Kongo gufasha leta ya Kongo. Twongeye tugaruke ku kuba ingabo za Tanzania biri kuvugwa ko ziri kujya ziva ku rugamba bazisubiza iwabo, bijyanye n'uko wenda ziri kujya zitsindwa. Umubare mwinshi w'abasirikare ba Tanzania bari kujya bicwa nayo mu 23, aho byavuzwe ko hari umukoloneli wishwe nayo mu 23 wo mu ngabo za Tanzania. Ariko tugiye gutangira hano mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko w'umujyi wa Goma, Superintendent Faustin Kapenda Kapanda, yerekanye itsinda ry'urubyiruko yise ko ari abafatanyabikorwa ba M23. Urubyiruko rwatawe muri yombi mu rwego rwa operasiyo ngo rwiswe Safisha Mwinja wa Goma, sukura umujyi wa Goma. Byakozwe ku mabwiriza ya guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru, General Majoro Peter Chirimwami, polisi ndetse n'izindi nzego zinyuranye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwavuze ko abo bafashwe bari basanzwe bafite ubwato mu Kivu bifashisha bajya mu bice bigenzurwa nayo mu 23. Jean d'Amour, ndagira ngo udusobanurire ibi bintu biri kuvugwa n'umuyobozi, biri kuvugwa muri Goma bimeze bite? Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Goma ubundi byatangiye mu mizo ya mbere, ibwo M23 yasaga nkaho izamuye uburakari yongeye gutera. Abona ko yafashe ibindi bice bizengurutse Goma, ariko Goma ntiyayijyamo. None Goma ubundi mu busanzwe harimo FARDC, harimo Wazalendo, harimo na SADC, nibo bagenzura Goma. Noneho ariko bikagaragara ko Wazalendo yo akazi kayo cyangwa se kishyira imbere cyane, kuko badahembwa, ni abantu birara mu baturage bajya guteza umutekano mukeya. Noneho iyo operasiyo kugira ngo izamuke, bafashe urubyiruko cyane cyane abafite amato, bakora mu abatwara amato, bafata abamotari, bafata undi rubyiruko aho ngaho, mbese upfa kuri hejuru y'imyaka 18 muri Goma, bose barafata bashyira ahantu hamwe. Kuvuga ngo kubabwira ngo bajye muri Wazalendo, ugashaka kureba ku ruhande, bahita bavuga ko uri umwambari wa M23. Bakubwira muri Wazalendo bakumva ntabwo ujyana uri mu murongo umwe nabo, bakavuga ko uri umwambari wa M23. Rero iyo operasiyo yabaye kugira ngo barebe se abashyigikiye cyangwa se abumva bajya ku rugamba. Nicyo kintu ahanini operasiyo yari igamije kugeraho, kuko amakuru nyesha abantu bariyo bambwiye ko bijya gutangira hari umuntu umwe mu Wazalendo abaturage bafashe baramwica,
baramwica no bamwicana ngo ku rusengero sinzi izina yambwiye ukuntu bagita ariko no urusengero rero hafi ngo hafi n'ahantu abamotari baparika abamwazarendo baramwica ngo avuye gusahura ahantu none bahita bigaragara ko haza urwikeko cyangwa se ikikango kivuga yuko M23 nubwo itarafata Goma ariko ifitemo abantu benshi bayishyigikiye ifitemo abantu benshi bayumva kandi barimo barwanya leta rero bahitamo gutekereza ko bakora iyo operation nuvuga ngo guhera saa 12 za nimugoroba umuntu wese bafataga ari urubyiruko cyangwa se reje imyaka 18 bakamubaza ibyo akora bakabase wazarenda bakumva naga yumva neza bakamushyira ku ruhande amakuru avuga ko bafashe nibura abantu bageze kuri 300 aribo bafashwe ariko dukomeje iyi nkuru yacu ubuyobozi bw'umujyi wa Goma kandi nta makuru arambuye bwatanze kuri ifatwa ry'uru rubyiruko ndetse nta n'ikimenyetso batanze ku buryo bigoranye kumenya niba koko aya makuru ari ay'ukuri gusa uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza icyakora M23 yo yerekana ko hari abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC bayisanga mu bice bagenzura bagafatanya urugamba yego sibo gusa biyunga kuri aba barwanyi kuko n'abaturage benshi bagiye bagaragara bashyigikira aba barwanyi ndetse bakajya no mu gisirikare cy'uyu mutwe kugira ngo bazashobore kwirwanaho mu gihe FARDC n'abambari bayo bazabagabaho ibitero yego ibi bintu rero ni ibintu biri kugenda bifata indi ntera niba ubwabo FARDC iri kugenda cyangwa se abayobozi ba Kongo bari gufata abaturage twagiye twumva ibice bimwe na bimwe byo muri Kongo abaturage bagenda bagahunga igice kigenzurwa na leta bagasanga igice kigenzurwa na M23 ndetse ari kuvuga ko abaturage benshi bo muri ba Kongo bari guhohoterwa bijyanye nuko bari gusahurwa ibyabo abandi bakicwa bya hato na hato bishatse bivuze iki cyangwa byerekana iki ku ruhande rwa Kongo no kubumva icyo M23 irwanira erega ikigaragara cyo nuko leta ya Kongo yo ntabwo ishaka kwerura ngo yemere ko yatsinzwe urugamba ntabwo ishaka kwemera ko noneho yashaka indi nzira itari intambara kuko bigaragara ko intambara yo kuyitsinda byarananiranye ahubwo umunsi ku munsi igenda ifata indi ntera intambara ihindura isura niba amakuru avuga ko hari abasirikare ba leta bashobora kuba batatira M23 cyangwa bamwe bakajya no kwiyunga kuri M23 ni ukuvuga ko igisirikare cya leta ni kiri motive nta bese wavuga ko cyatawe ahubwo bakabona amakiriro yaba ari kuri M23 bakavuga bati rero niba abasirikare bashobora kumara nibura amezi 5 cyangwa se 10 badahembwe bakavuga ati si cyo gihe turarwanira iki bakavuga bati se n'ubundi ko tujya ku rugamba tugakubitwa inshuro turarwanira iki ko nta kidusunika kiri inyuma akenshi bagahitamo kuvuga ngo baza kwiyunga kuri M23 kuko babona ariho nibura bakura amakiriro ariho baramukira none kuvuga ngo abaturage rero ko abaturage ngo banikira ngo M23 biragoye kuko leta ya Kongo y'ubwayo cyangwa se FARDC yagaragaje ko n'abaturage kubarasa mu byoroshye kandi icyo gikorwa yagikora twabonye barasa mu nkambi twabonye barasa cyane cyane za Rubaye nukuvuga ko nibo bagaragaje ko abaturage nabo cyane cyane bashaka kuba implike mu ntambara baraswaho ntago barebera ngo igice kirimo abaturage ngo igice kirimo M23 rero kushefata abaturage ugashaka kubashyira mu ntambara mu buryo bweruye bikagezaho utumvise impamvu y'intambara uhita umugira umwanzi icyo gihe ushaka gushorera abasivile cyangwa se abaturage mu ntambara biriya rero nibyerekana mu gutsindwa gukomeye nibyerekana ko uretse ko nyine leta igomba kubanza kwihagararaho kugira ngo itanyuzwamo ijisho reka bivuge gutyo ariko ikigaragara cyo nuko abasirikare ba Kongo ntago bari motive ntago ikintu kibasunika kiri inyuma kibasunikira kujya ku rugamba bikanatuma abenshi bahitamo bakavuga bati se turakomeza kuraswaho kubera iki twagiye muri 23 abenshi ugasanga bagiyeyo cyangwa se bakanafatirwa ku rugamba ndagira ngo dukira aho ngaho kuba leta ya Kongo yakomeje kwizigiza cyangwa kwanga kwinangira umutima yo kwanga kureka gukorana na FDLR yego bishatse kwerekana iki ku mikomereze y'urugamba akenshi iyo twumvise ngo leta ya Kongo iri gukorana na FDLR twumva ngo nibwo u Rwanda ritogerana amakimbirane na Kongo twumva ngo u Rwanda rufasha narwo mu 23 ibyo bishatse kuvuga iki erega hari ikintu abantu dushaka kwitiranya ntabwo leta ya Kongo
yanze gukorana na ya FDLR, ahubwo barakorana mu buryo ariko twavuga bw'ibanga mu buryo buhishe. Yanze kubireka. Ni ukuvuga kandi ikigaragara cyo nuko imbaraga nyinshi aho kugira ngo zijye mu kurwana na M23 ahubwo ziri guhabwa FDLR, kuko niba FDLR ihabwa imyitozo, FDLR iracumbikiwe, tuvuge ko imaze imyaka myinshi cyane icumbikiwe. No vuga ngo rero bakavuga ko icyo bahatanira cyangwa icyo bashaka ni ukugira ngo barwane cyangwa se batere u Rwanda ariko biciye hehe muri 23, kuko twari duhashye 23 tuzaduhashije u Rwanda. Ugasanga rero kandi FDLR yo gahunda ifite ni ukwisanga hehe i Kigali, gahunda ifite no kuza i Kigali no kuza gukuraho ubutegetsi. aho ngaho ukomeje aho ngaho kuva ku buyobozi bwa Laurent Désiré Kabila ukagenda ukagera ku buyobozi bwa Joseph Kabila ukagera ku buyobozi bwa Kisekedi, ko bagiye bakurikirana. Habayeho gukorana buri umwe wese akorana na FDLR, akorana n'imitwe itavuga rumwe n'u Rwanda. Byagiye bituma habaho tugendeye kuri Laurent Désiré Kabila yakoranye ubwo yakoranye na FDLR, Joseph Kabila akorana na FDLR, Kisekedi akorana na FDLR. Ari byo byagiye bituma akenshi iyo haza uwo mwuka uvuga ngo uyakoranye na FDLR hahitaga hazamo kuko batari kuvuga rumwe n'u Rwanda cyangwa batari guhuza, hari imihurize bitari guhura, ukasanga bigiranye amakimbirane. Nibyo bishatse kuvuga iki? Erega ubundi FDLR yo ijya kujya muri Kongo yagiye mu myaka w'1994. Ikosa ryabayeho nuko bakakirwa n'ibikoresho byabo, mbese ni igisirikare cy'igihugu cyinjiye mu kindi gihugu, bivuga ko ihamaze igihe kinini cyane. Rero gukomeza gukorana nayo nuko akenshi Kongo ifite umutekano muke kuva na kera cyane, bimaze imyaka myinshi. Rero kwisanga ugasanga umutwe urahari uhamaze igihe, ugasanga hari ibirindo nawo wafashe, nawo ugasanga sizi kuna bisobanuro neza kugira ngo babashe kutumva neza. Bagiye ari impunzi ariko ntibajya mu nkambi, bahita bajya y'amashyamba bafata intwaro. Iyi nyine umva ko ikosa ryabayeho ni ukwakira impunzi z'abasirikare zivuye mu kindi gihugu n'ibikoresho byabo, intwaro zabo bakazinjira. Iryo ni ikosa ryabayeho. Noneho Kongo igasa nkaho ibigendamo gake, kavuga iti uno mutwe nubwo ari inyeshyamba, twebwe muri Kongo nta kintu dutwaye, bakasa nk'abaterera iyo ngiyi. Ariko bakumva ngo harimo gahunda yo gutera u Rwanda, nabo ntihagire ikintu babikoraho, ahubwo umutwe ukomeza gukora imyitozo aho ngaho, ukaba mu baturage, ugakora ibikorwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ariko bavuga gutera u Rwanda, Kongo n'igihe ikintu bivugaho, bigatuma u Rwanda ruvuga ruti rero Kongo hariyo FDLR, hariyo abantu bashaka kuduhungabanyiriza umutekano. Agatotsi rero kakava aho ngaho. Umvise ko akenshi bakunda kugenda bavuga ngo ntayihari, ngo baje ari bakuru none barashaje, bandi barapfuye, wumva bashaka nyine impamvu zo gukora. Ariko aho ngaho Kisekedi iyo bajyaga bamubaza ku bijyanye na FDLR, yahitaga avuga ko FDLR ko babacyura mu Rwanda, ko bakoze ibyaha babataye muri yombi bakabakiriza u Rwanda. Ariko u Rwanda rwo gukomeza ruvuga ko bakiriyo kandi bafite umugambi ari wawo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twagiye tubona ibitero bagabye mu Kinigi hagapfa abantu barenga benshi, tugenda tubibona ibitero bagiye bagaba mu minsi yagiye itambuka. Ariko Kisekedi we hari imvugo akunda kugaragaza iyo yeretswe ukuboko kwa FDLR, avuga ko yatashye. Byo bivuze iki? FDLR yo nta kundi kuntu wavuga, burya icyaha cyitwa genocide ni icyaha kibi cyane, waba warakurikiranywe, waba ukibundabunda mu mashyamba, ni icyaha kibi cyane, mbese ku buryo nta muntu wahagarara avuge ngo ncumbikiye abajenosideri. Ibyo biteye n'isoni, biteye n'ikimwaro. Rero kugira ngo yikure muri icyo kibazo, ahubwo we ashyira imbere kwerekana ko ahubwo we yaratewe, ariko we nta kibazo afite. N'ubundi agomba kuvuga ko icyo cyacu cyo kuba acumbikiye abajenosideri ntacyo, akumvikanisha ko mbere yigeze kuvuga ngo barabafata bakabakadira bakabohereza mu Rwanda, bagera mu Rwanda nabo bakabigisha ibyo babigisha, bagasubirayo bakitwa M23. Ibyo bimenyetso nabyo byarabuze. Kuvuga ngo hari abafashwe bo muri Kongo barafungwa, byarabuze. Ahubwo twabonye hari uwitwa Kambogo, ni umujenerali w'umutoproclame muri FDLR, twabonye mu nama Goma, muri Serena ya Goma, ari kumwe na Kirumwami, ari kumwe na Bashiwe. Urumva ko bese FDLR hari imikoranire rwose irahari. Ahubwo ikintu bashaka gukwepa nuko bashaka gukwepa kwemera ko bacumbikiye abajenosideri. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, nuko gukwepa. Ariko ubundi kigaragara cyo nuko niba umutwe uhari nawo neza kandi nawo ibyo ikora bigaragara muri Kongo, ubwo se wawuhakana gute? Ariko se biterwa n'iki
kuba umuyobozi umwe muri Kongo ajya kujyaho yabanje kwerekana manifesto ye y'ibyo azagenderaho n'ibyo azageza ku baturage, ndetse akavuga ko azarwanya n'imitwe yitwara gisirikare, ariko byagera yajya ku buyobozi no ku butegetsi maze kuwufata iriya ntebe yicayemo bikanga. Erega Kongo ikibazo ifite cya mbere, Kongo ifite abayobozi bakuriwe na perezida w'igihugu Tshisekedi badakunze Kongo, reka tubivuge gutyo, kuko Kongo imeze nk'isoko rifunguye. Kongo buri ushaka araza akajya inama kandi afite ibyo yishakira. Rero kumvikanisha ko cyangwa se gushyira imbere ko politike yawe yubakirwa i Burayi, yubakirwa muri Amerika, yubakirwa he, icyo gihe ntabwo uba ukunze igihugu cyawe. Abo bose baza ari abakonsirita, ariko bazi ko bavuga bati hari ibyo dukurikiranye Kongo ifite. None se ko Kongo ni igihugu, yo gutanga ingero ku bihugu nibura byo mu karere. Kongo ni igihugu kwacyo, Uburundi ni igihugu kwacyo, u Rwanda ni igihugu, Uganda ni igihugu. Kuki se ibyo bihugu byo bibasha kumentena cyangwa se bibasha kugerageza gufata umutekano wabyo bikawubumbatira ukagerwaho? Nuko bo bavuga bati dushyize imbere abenegihugu nibo bari ku isonga. Dufata ugiye ku Rwanda, abenegihugu nibo bari ku isonga, nibo bagomba umutekano ugomba guhera ku muturage aho uri mu isibo, ubanza ugira umutekano bizamuke kujya ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe rero hajeho kurangara ukumva ko umutekano uzawugirwa inama nuko wagiye Buruseli ukababwira uti rero mfite ibibazo munyohereza ingabo. Yego, ingabo zizaza, kuko impamvu bitabira kugutabara nuko bazi icyo bazakura muri ubwo butabazi bwabo. Ntabwo bazaza gutabara ngo basore imbokoboko, hari impamvu baje rero. Rero kukuzanamo akavuyo, ukazanamo Paris, ukazanamo Buruseli, ukazanamo Budage, ukazanamo New York, icyo gihe uba wabyishe. Buri wese aza aguha inama ze kandi akurikije n'ibyo ashaka kugeraho. Akenshi ushobora no gusanga nk'uko byagiye bivugwa imitwe myinshi ya Kongo iri mu mashyamba ya Kongo, hari ibihugu bimwe bikomeye ku isi bishyigikiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu nta nama azakugira, nta kintu azakugezaho, ni ukubara gusa nyine akomakoma ariko we afite icyo ashaka kugeraho. Ese niba twavuze ko wenda ku bwa Laurent Désiré Kabila uko ubutegetsi bwagiye bukurikirana, kuki byafashe imyaka kugeza 2009 M23 ishinzwe, kuki itashinzwe mbere ku bwa Laurent Désiré Kabila? Ko muvoma ngo ni muvoma 23 March 23 2019. Kuki byafashe icyo gihe kugira ngo ishingwe? Kuki itabayeho mbere, kandi ko na mbere bigitangira abaturage ba Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahohoterwaga? Gusa bo urumva bari bakiri icyo twavuga bakiri basa nkaho barimo biregurupa cyangwa se biyubaka, kuko ihohoterwa ryabo ryabaga hari kugasanga ntabwo rifasha ubukana cyane nk'ubu ngubu. Ariko no uko imyaka igenda iza niko kubiba urwango byagiye bifata indi ntera n'urumva Bakongomani bakumva ko abantu cyane bishyigikiwemo na leta, bakumva ko aba Bakongomani bavuga Kinyarwanda bagashaka mbese kubatoteza, bagashaka kwerekana ko nyine nabo ntabwo ari Abakongomani. None ko gutkomeza gutotezwa burya wirukangana inyamaswa cyane ukayimara ubwoba. Nabo ubwo bagize igihe baravuga bati kuki se twebwe twakomeza kubaho gutya? Nibwo batangiye kugenda biruganiza gakeya bagenda bahura. Nibwo mu 23 igitero cya mbere yagikoze mu mpera cyase mu ntangiriro za 2010. Nibwo twumvise nyine bashatse gusuca nk'abarwanaho bakaza umurego. Yego, 2012 haza operation Umoja Wetu, baratatira nkuko Makenga igeze kuvuga. Umoja Wetu ntago yajije ku yabaye imbere muri za bibiri ishaka cyari kirabashaka guhashya FDL. Habaye indi yaje izanywe na harimo Sadeke, ndetse n'u Rwanda icyo gihe rwari rwagiye ntabwo rwagiye icyo gihe mu 23 muri 2013 iratsindwa. Yego, bamwe bahungira mu Rwanda, abandi bahungira muri Uganda, baza kwisuganyiriza baza kugaruka. Kuki ukuboko kwa Uganda n'u Rwanda gukomeza kugarukamo? Erega aho ngaho ubundi ikibazo hano gishingiye ni imikorere ya politiki. Undi politiki ni ikintu kinini cyane. Politiki ibona akantu gato cyane itoberera ikirekana ibitagenda neza. Icyo gihe biba intandaro y'ibintu byinshi cyane kandi bibi. Kuvuga ngo rero ngo baje bamwe bahungiye mu Rwanda abandi bajya Uganda, ni kimwe ushobora gusanga ayo matsinda manini cyangwa se bari bakomeye aribo babashije kumenya aho bagiye. Aho gasanga hari abandi wenda bari batoya
cyangwa se batari bakomeye cyane muri 23 icyo gihe bagiye mu bindi bihugu. So rero nduva guhungira mu gihugu. Ariko makenga mu byo mu kiganiro kakugira kujyana n'itangazamakuru ibyo yarabyemeye yarabivuzeho avuga ko bayunge bakisuganya ndetse bakagaruka baje kurwana ko badafite gahunda yo kurekura. Yego. Erega icyo gihe umuntu ashatse ubuhunzi urabumuha. Ariko yashatse no gutahukura mureka gataho ku bushake cyaswa mwigisha kumva ko yataha agataha. Ahubwo ikibazo hari ukwibaza ati se bahungiye muri ibyo bihugu nabo binjirana ibikoresho byabo bya gisirikare. Ntekereza ko ayo makosa yatabaho. Icyo gihe waba ugiye guteza noneho umwuka mubi cyane. Tukiyagira amakuru yavugaga ko M23 ijya guhunga ihungira mu bihugu nyuma yo kwitsinzwe ibikoresho byabo bimwe basize babihishe muri Kongo. Aribyo basuye bajya kurwanisha kongera kubura noneho bikagenda bafata n'ibindi. Ejo wenda hiruka mu kiganiro hari makuru ndimo ndeba berekana ibikoresho batsingabo z'abarundi byinshi cyane. Ese niba wenda M23 yarahunze nibyo bakasubira muri Kongo bakajya kurwana, kuki habayeho kuba bagira ingufu zisumbuyeho zirenze izo bakoreshaga? Kuki bungutse abatera nkunga batangiranye umurego urenze uwo bari bakoreshaga 2012 ndetse na 2013? Byo byerekana iki? Ariho benshi bakunda kuvuga ko hari inkunga z'amahanga zibindi bihugu, ariho ndetse n'ijwi ry'u Rwanda rikunda kugaruka. Yego, je ikintu kijyanye n'inkunga cyangwa se ubushobozi mu 23 ikoresha, iyo ngiye kubisobanura mvuga ko hari ibihugu bikomeye ku isi bikora intwaro buri munsi. Izo ntwaro zijya hehe? Ntago ari ibirayi baba bahinze, ntago ari ibigori baba bakora, ntago ari kawunga baba bakora, ni intwaro bakora kandi zigomba gukoreshwa. Ibyo bihugu rero nibyo bigomba kubazwa izo ntwaro mukora buri munsi zijya hehe? Ahantu zijya naho ngaho kuri iyo mitwe yose niho zicururizwa. Rero kuvuga ngo hazamo ngo hakuba haza mu Rwanda nje mbifata harimo n'amakimbirane ya politiki asanzwe. Ariko niba nta bimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ruri muri Kongo, no kuvuga ngo icyo gihe no gushaka guhunga ikibazo, no gushaka kudakemura ikibazo, ukaba ufite ibisubizo aho ugashaka ko no bituruka ahandi. Guturuka ahandi rero nuko kandi ibyo byagaragaye ko nta musaruro bitanga. Niba agiye Brussels bakabwira bati u Rwanda tuzabafatira ibihano cyangwa se tuzabaha ingabo mugene mu Rwanda, icyo gihe nta gisubizo kirimo. Ageze i Paris ati nzamuhamagara n'umuri twegeze no kuvuga nawo nzongera muhamagare, icyo nta gisubizo kirimo. Ariko hafashwe nk'intambwe bakavuga bati twicare turebe se koko hari akaboko k'u Rwanda kari muri 23, bakarebe se niba hari ibimenyetso bihari bikagaragazwa. Icyo gihe nibwo byatanga umusaruro. Naho kwicara ukavuga ngo ndabizi neza ko M23 nta bushobozi igira, ifashwa n'u Rwanda. Ese u Rwanda rufite ubushobozi bungana iki butuma rwibeshaho rukajya kubeshaho n'inyeshyamba? Tugendeye ku byegeranyo by'inzobere za ONU, harimo ko mu mwanzuro bafashe bavuze ko batangaje ko ngo u Rwanda rufashe mu 23, rufite imikoranire ya M23 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku byo byatangaje bavuze ko u Rwanda rukorana na M23 yego na MONUSCO iri muri Kongo ndetse na leta ya Kongo. Ariko hiyongeraho ko no mu byo bagiye bakora aho ngaho kwizo mpande zose batangaje ko na leta ya Kongo FARDC ikorana na FDLR barwanya binjiye mu gisirikari ndetse bakaba babaha n'inkunga ku buryo bugaragara. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda barabihakana no ku ruhande rwa Kongo barabihakana. Ibyo bishatse kuvuga iki? Erega nje rumbaza ibintu bya UN byawongeraho ko ntayemera neza, kubera ko UN nayo ikorera mu nyungu z'ibihugu byayishizeho. Byo ni ibintu bimaze kugaragara. Kuba hari MONUSCO muri Kongo, kuba hari SADC, kuba hari na Kongo ubwayo, ibyo ni inzego zifite ububasha bunini cyane bo kugira ngo bavuge bati cyabemeze ibintu bavuge bati rwose turabihamya M23 ni RDF y'u Rwanda nk'uko bakunda kubivuga. Ariko ibyo byose byarabuze. Ahubwo icyo Kongo ivuze ni ugukoma amashyi. Kubera iki bakoma amashyi? Cyabahita babisamira hejuru. Ni ukugira ngo berekane ko Kongo yagowe, nabo bakomeze bihishe muri ako kantu, niko navuga, base nk'aho bihisha mu munema bunyobwa bareba imizi yabwo bashaka ibiri hasi mu butaka. Rero nago hahita uvuga ngo hoya murabeshya, cyo gihe bavuga ngo Amerika tubirukanye muri Kongo, ababirigi tubirukanye muri Kongo. Icyo gihe ugasanga inyungu zabo ntago zigezweho. Reka dufate urugero
dufate urugero rutoya kuri ya teatire yabayeho ya kudeta harimo abanyamerika babiri ariko bose baracyanakurikirana ariko bavuga ko uriya Christian Maranga nawe afite ubwenegihugu bwa Amerika na pasiporo ny'Amerika ariko Amerika yaramwihakanye kuki yamwihakanyiza ntabwo washyigikira umuntu nk'uwo nguwo ngo wongere ugire ikintu ukura muri Kongo reka nk'urundi rugero Rusesabagina si umunyarwanda ntabwo ubwenegihugu bwa Amerika yemeye gutura muri Leta Zunze Ubumwe guturayo ubwenegihugu bw'Ububirigi yego kuki se Amerika yahagaze mu nteko ishinga amategeko bakavuga ati umuturage wacu kubera ikintu kuvuga ngo bagacana n'umuriro cyane ni ukuvuga ngo se u Rwanda se urarukuraho iki nta zahabu ihari bafite ukuntu nyine bayicunga ntabwo ipfa kugenda gutyo mu cyuka gusa imbaho nta kintu uvuga ngo ibice u Rwanda rufite ukuntu rubasha kubicunga ariko n'imibanire mu bya diplomasi nayo ibikenewe ariko si bikenewe erega turi mu monde ya beto turi mu monde ya benefice ntabwo nzaza kukureba gutyo gusa umbwire ngo mwaramutse ngo muraho tumarana amasaha 2 gutyo gusa kubera ikizi yego birakeneye ko tumenya nawe waramutse gute ariko hari icyo ngukuraho rero kuvuga ngo Kongo kuyikomakoma ko guhita bahakana batereka reka ntago ari uwacu ni ukugira ngo hatazamo ako kabazo gashobora gutuma inyungu zabo zitaboneka sibyo niyo mpamvu rero UN yashinzwe mu nyungu z'ibyo bihugu ihari ibihagarariye icyatangazwa cyose gitangazwa ariko biturutse hehe ibukuru kubabashyizeho rwose umva hari ibyegeranyo bajya basohora ngo abaturage bishimye ugasanga u Rwanda ruri no class cyangwa se rwaba ruri na classified rukaba ruri ahantu kure inyuma za Somalia inyuma za Haiti inyuma ya Kongo cyakegeranyo usikubitaho ngo icyo cyakegeranyo cyasohotse cyerekana ko ngo u Rwanda ruri mu bihugu ruri mu myanya y'inyuma mu baturage bafite abaturage batishimye bivuge neza ni urwa mbere mu baturage babarakare icyo kintu nyine hari ikintu byatwereka ibyenye byose twereka uburyo ki niyo bagiye gukora ibyegeranyo cyangwa se gukora ubushaka hari ibintu bagenderaho nge ntajya nemera aho ngaho ku ruhande nanjye hari ibyo ntemeramo ariko turi muri Kongo aho ngaho haravugwa nanone kuba Kanyabayonga hari umuriro umuriro kwaka hagati ya FARDC ndetse na M23 bakomeje twumva ngo M23 yigaruriye umujyi wa isantere ya Kanyabayonga ariko amakuru maze kuza hano mu kiganiro dufite nuko Kanyabayonga itari yigarurirwa erega Kanyabayonga ntago M23 igeze yifata yose ngo ikontrole irahari M23 ariko iri mu misozi miremire za Sake no mu nkengero ntabwo iri muri Kanyabayonga hagati igice kinini cya Kanyabayonga gifitwe na FARDC ni igikontrole noneho M23 nayo ifite imisozi igiye iriho ariko ntabwo iri mu isantere iri ahantu mu nkengero yego none se tukiraho niba M23 ikomeje kugota uwo mujyi wa Kanyabayonga yego kandi amakuru ejo nakuruye nuko ngo M23 igera mu mujyi wa Kanyabayonga muri santere ya Kanyabayonga ikongera igasohokamo nta mirwano ibaye ngo bagenda muri tekinike za gisirikari bakongera bakavayo bagasubira hamwe mu birindiro byabo bikikije Kanyabayonga ibyo bivuze iki kuba santere ya Kanyabayonga igenzurwa na leta ariko ibice bimwe na bimwe ndetse kugira ngo njire muri Kanyabayonga muri santere bisaba kubanza kunyura muri territoire za M23 yego erega hari muri Kongo ibintu bihaba ibintu bimeze nkitwabita nk'ikinamico no kuvuga ngo iyo M23 ivuze ngo igiye guca mu isantere irebe ibitata makuru FARDC bihari MONUSCO bihari n'abambari ba FARDC bose babahari ariko ugasanga batambutse nta sasu rivuze nta kibakare byo bareba bakongera bakigendera ahubwo nyuma kumva uyu mutwe bagezeyo ngo FARDC ngo yaje kubarasaho ntibafate aho ngange bafate amateka bari kugenda mu baturage ahubwo bagenda bihisha ntago kuki se abantu babona ntago bihisha ahubwo vuga ngo abakongomani basirikare ba Kongo ubwabo n'abapaturo n'abajistoma bari ku rugamba nta kintu barebaho niba udaciyeho ngo urase nta rwose nta kibazo MONUSCO itarashe nta kibazo rwose nta kibazo mugirana ucaho kwigendera so bivuga ko rero unarebye neza ushobora gusanga nk'uhagarariye ingabo hariya muri kiriya gice afite ukuntu we nawe mu 23 bafite ukuntu bumvikana ibintu byabo bafite ukuntu boroganiza kuko ntago bambwira ngo inyeshyamba ziguciyeho nubwo zitarashe ariko ziguciyeho
ntuzifashe baza ntuzatse n'ibikoresho bambaye civil ameze nk'abaturage busumva we bajya ahantu bazi ko hari FARDC bakagenda bambaye imyenda ya gisirikare. ariko bya tansiyo umuntu abaye mu ishyamba byanga bikundura mureba ukavuga uti uyu muntu niyo yaba yambaye costume akambara agapfukamunwa akambara uvuga uti uyu muntu ahubwo vuga ngo bo hari byanga bikunda harimo abantu nkuko ugeze kubikubwiraho hari abantu bashyigikiye mu 23 bari mu gisirikare cya leta hari n'abari muri guverinoma centrale abo bo barahari ibyo byose rero ni ibimenyetso bikoreka ko M23 siyo yonyine ahubwo ifite abandi bantu baba yumva ifite abandi bantu kuko niba isantre uko biri kose nubwo utabasha kontrola abaturage basirimo ngo umenye ngo uyu ni kanaka atuye ahangaha ariko ntabwo abona igikundi cy'abantu nibura 50 bose bacaho ubona bari muri gahunda zimwe ngo ubure kubyibazaho rero nikirekana ko byanga bikunda hari imikoranire hafi yari mu 23 na bamwe mu basirikare ba Kongo. Dukubitiye aho ngaho rero kuba harimo kwiyoberanya hari amakuru negeze numvaho yavuzwe ko FARDC ndetse na za Wazalendo bohereje abatasi mu Rwanda. Ayo makuru yageze yumvaho? Ayo makuru nayumviseho ariko rangiye mbifata ndetse ngo harimo n'abafashwe birangiye bifata nk'amapranka ntago biha agaciro cyane. Oya bigira pranka byabayeho ko ngo byabereye hano kubivuga ni ibintu byavuzwe birahari nta kibazo biteye ngo byabereye hano hafi kwirebera ngo aho umuntu w'umusore ngo yakoraga mu rugo ngo yari ari maneko. Ayo makuru twayumviseho kandi ntago yatunyuzeho gutya ngo agende gutyo gusa biba bifite ishingiro. Erega burya igihugu kigira ukuntu gikora ibintu byacyo hakabaho n'ukuntu ahubwo tukiraho byaye binashimishije cyane niba bamwohereza kaza agatahurwa nta bugizi bwa nabarakora tari yahungabanya umutekano. Ico ni cerekana nyine kakavuye kose duhora tuvuga abantu batari karifiye abantu badafite ubwo bushobozi kubashyira mu kintu. Ahubwo ni cyerekana ubunararibonye n'ubudasa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Icyo gice nyine gitanga isomo rikomeye ko n'ikindi gihe nta kintu wapfa gukora ngo cyorohe gipfe kugerwaho nyine igitekerezo watekereje kigerwaho uko wagitekereje. Urumva ko birasaba ngo nyine Kongo nayo yongere yicare yiga wa mugani ishaka izindi strategy iyo yarapfuye rwose. Hari dusatira umusozo wacu reka dusoza ikiganiro dushimira ababanye natwe mu kiganiro tubararika ibiganiro bindi byose tugenda tubagezaho umunsi ku munsi biri imbere dusaba kandi subscriber tumushimira n'uwingirakamaro cyane tumubwira ko ukanda subscriber yakoze igikorwa cy'ubudasa akande no kuri like ashyiramo no muri comment yatubwira uko twayobora ibiganiro byacu uko nibo dukorera dusaba n'utari wayikanda ko yayikanda kugira ngo adutere inkunga tujye tubagezaho ibiganiro dufite motivation banakoresheye. Murakoze cyane Imana nibane namwe naho mu biganiro byacu bikurikiyeho.